tourism attractions ngeziri wano wandibadde wagwawo at least 20 or 30 flights a day naye you don't see that here. Agize ati twiriwe turavuga ku bugerarugendo twavuga iminsi zigashira n'indi zigashira n'izindi zigashira mu myaka zigashira kubera yuko ubukerarugendo burahangaha bwakiza Kisoro bugakiza na Uganda yose. Ati uyuje Kisoro abantu barakubwiraga tuvuga imodoka neza hari amakona menshi no gukata nureba nawe ushobora kwikurita hasi ukagwa kubera yuko umuntu yari kibazo ariko yikwenza kugira ngo leta ya Twitter yikwenze hano yaradukoreye ibisabi byiza by'indege arizo zijanaga abantu kuri make useme nke yakubera hano dukize ariko igisabi gihari ni kimwe nta ndege ziza kandi abakerarugendo baza buri munsi ubwo no kuvuga ngo ikwenze ibyo bisabi bihari yikwenza abakerarugendo bariyongeye amashiringi gakiyongera ariko umuzungu kuza mu kwaguno muhanda kwa Kisoro guteye ikibazo bamwe baratinya ntibaza nibyo byo yatugiraga kadukomeza. Yeah. And maybe banayogera ko, but one other thing chenjagalo kogera ko nze I'm only talking about the things I see from far. Njogera ku byendaba ngandi Kampala ebiva eno byendowooza nti byandibadde massive naye ate banange especially honorable Tana ajja kogera ne kubisingawo naye e Kampala you'll find that the biggest percentage eyobumonde Irish potatoes buva eno nze ndowooza by now mu 2024 tetwandibadde ngaye bali mu 1970 nga wavayo bumonde wandibadde wavayo ne products ez'obumonde nyingi crisps esinga twandibadde tutuzi importing from Kenya zandibadde ziveno wandibadde waliwo factory ezi adding a value ku products za wano naye wesanze ndikati only raw materials making sure ti abantu beno teba developinga nga balina ku developinga. So briefly nze njagala abantu b'Ekisoro bamanye nti singa balina obukulembeze obwenjawulo obubafaako obubalowoozaako tourism alone, even their agriculture can make them robust, can make them boss out. No sanganga nacho chitundu nga kikulakulanye kati of its agriculture. Okay. Agize ati agiye kuvuga ku bice kandi ibi byari kuvuga byose abibona ari kure ari Kampala adatuye Kisoro. Subwo mwe mutoye Kisoro muzi byinshi. Yongeye avuga ku kibazo cy'ibimondi. Iyo ari Kampala ibimondi biza byo barya Kampala abanyakampala bose ibyinshi biva Kisoro. Ibyo bimondi kuva biva Kisoro we yatekerezaga ati yikwenze iyi government cyangwa se leta itegetse yaratwitayeho yikwenze aradukora inganda zikora ubuchips hari byo bapakinga bakabishira mu supermarket by'ibimondi bakagurisha mwaye kugira ngo tubigure wenda bivuye Kisoro tubivana muri Kenya. Ubwo kumva ni ikibazo yikwenze bana muri Kisoro yikwenze abantu bariyongeye kubona isente izo nganda zari yikwenze ibimondi bihenze ariko kubera yuko bisha Kampala gusa kuribwa bimwe bikaborera ku modoka ubwo kibari kibazo ku bukerarugendo ageze ku bimondi urukumva abanyisoro ko twahombye. Agize ati kwenze dufite government iyitaye ku banyagisoro imeze neza yikwenze abanyagisoro twarakize twararundutse ubukerarugendo buri kuzana amashiringi menshi ibyo bimondi bikatwinjiriza bikagize kadukomeza. Okay, murakoze cyane kandi urakoze cyane His Excellency Robert Chagulanyi Sentamu mu benshi bakuzi ku izina rya Bobi Wine. I think numara kubona ubuyobozi kakivuge kugira ngo abafumbira bose bacumve numara kubona ubuyobozi sinzi ubukoryo bwo muzakoresha kugira wenda ngo tourism ndetse n'imihanda byose kuko amakona yavuze byose bizaze kugenda neza. So ubwa time turaja kuri candidate kandi nze ngo candidate ubugubu nawe uko dusigaje yo iminsi mikeya ameze nk'umugore utwite kuko azi yuko intebe yenda kwijana. So candidate Tana abakoze cyane mu Greta kandi kinire ndashima president wacu bayihayeho akaza kandi ndashima n'abafumbira akazi yakindi n'abakindikazi baje kutwumviriza uyu munsi bakatwakira no mu neza bwinshi cyane kandi ngira ko no neje bundi kwa kane ariko bizaba mbaye njyewe nkatana kuza guhagarara nuko nkunda Kisoro cyane nuko nashatse kurwanira Kisoro kuyirwanaho kuko Kisoro ugiye kureba Kisoro turacyari inyuma cyane muri izi campaign twagiye turatambura mu byaro tukaja za Nyabwishenya za Kirundo Nyundo imihanda ndavuga ku mihanda mibi cyane twagiye Nyabwishenya imodoka iranyerera ikubita hiriya abipiki baranyerera imodoka zirapfa imihanda yiyo sinzi koko kweri ko twasigara ku murongo gumwe turi kureba ibiri kugenda amaso muri Kisoro. President yavuze kuri Nyarusiza umuhanda gwa Nyarusiza hari mama buye yenda nawe umugore ufite indokubise kuri rabuye nubwo utaye wagera iminsi wabyariraho
mukareba ukuntu abantu babona kuri izo mihanda kandi atari ku affectinga tourism gusa ariko n'abacuruzi bose kubera iki gisoro koko tudahinduraho tukareba tugashiraho umuvugizi wacu ushoboye kutuvugira nka Tana sayini kandi tugenda tuja n'ahandi tukaja za nteko twabonye yuko bafite problem ya network ukaba muri iki gihe cyo turimo ahantu hadafite network na gake ku simu baya banteko bari kubonabona ubwo baduhaye ubutumwa bari kutubwira ngo nyabona muje kutuvugira kubera turi kubonabona ino nta network y'isimu ihari nta communication kandi uzi umuntu udafite communication uraba udafite n'ubuzima nyine none nkaba ndi gusaba abantu ngo banshyireho bampe ubushobozi bwabo nshoboye kubavugira uko utumye member wa parliament abagagiye kukuvugira abagagiye kukurwanira abagagiye mu offices zitandukanye kugira ngo akurwanire akuvugire kandi turi gutangura nabwo muri zo sub county nanga village gatandukanye twabonye ibibazo by'amazi abantu nta mazi bafite kugira ngo umuntu azagere ku kubona amazi no kumanza yatambura urugendo rurerure kandi dufite ba member of parliament koko aba member of parliament aribo bafite kuturwanaho bakagenda bagahaguruka buri kanya kugira ngo Kisoro gene ku mapu Kisoro bayivugeho ariko ni twewe tufite ba member of parliament baje kwicarira mu matebe gusa bakarinda za allowance tukagira ibibazo by'amazi tukagira ibibazo by'amashanyarazi uko tawambirana n'ubu district nka Kisoro ibuze ariho ahantu h'amashanyarazi gatari koko ko gaba gariho isente zo kugira ngo uzakurira amashanyarazi mu nzu yawe ni nyinshi cyane kandi ba MPs bacu bajaga mu parliament babivugeho ntibabirwanire so bampaye ubushobozi bwabo bakankora member of parliament zagerageza ukuntu nshoboye kugira ngo tuzane abantu bo kudutraininga baje mu byaro kwigisha abantu ukuntu basevinga amazi bakoresha system y'ubera ukuntu twashiraho boreholes n'ukuntu twa advocating twavugira abafumbira n'abafumbira akazi n'abakimbiri kugira ngo tubone amazi gagere buri hamwe hose ikindi ubukene muri Kisoro burarenze cyane ugiye kureba abacuruzi bari kubonabona urukureba boda ya Kongo bagiye barakinga kandi Kongo abacuruzi bavaga Kongo bakaza bakagura ino ibintu bakabyinjiza mu Kongo abacuruzi bamaraga ka wiki imwe bakaja Kampala bagiye gukora iki gushoping ibintu ariko ubu n'ameza 3 yarashira bicaye basinzire mu maduka yabo none iki kiri kwereka yuko tudafite abantu bo kuturwanyira none niba bari kuvuga ngo hari intambara muri Kongo kubera iki government itavayo ikareba ukuntu yatuyamba nanga ko bari mu East African Community kubera iki badafatikanya kugira ngo barebe ukuntu bakora iki batuyamba urukureba izindi borders zegereye kandi aho bafite nabwo n'intambara ukareba nka Arebu yegereye Sudan bafite intambara ariko borders ziri open ugiye kureba Arua izo borders zirafunguwe ugiye kureba nka Kasese zirafunguwe borders kuba moving freely ariko kubera iki Kisoro ho bataturwanaho bakareba ngo izi borders ziruguruwe abantu abacuruzi babonye customers babo Kisoro iteye imbere kubera iki ahandi hose borders ziba zikinguye maze hano tibaturwanye kureba ngo natwe duteye imbere tubonye amajambere muri Kisoro n'ibintu byinshi muzi yuko turi kubonabona muri Kisoro kandi twaba twifuza umuntu wo kutuvugira president yavuze kuri tourism roads zivuzeho bazitibaganyije muri 2006 na n'ubu so uko president Museveni ari kuziyo niho bagize ngo bareka bakoremo gake maze agira abone anyureho aheza kandi twe buri gihe turi kunyura ahantu hari nabwo baduraganje yuko benda kuduha John Kale Institute mu memory ya John Kale bashyizeho ibuye mu 2017 ariko na n'ubu ibyo buye nk'ubwo urishatse ntabana aribona kandi nta sign iri kwereka yuko bakoze iki yuko biteguye kuzabikoraho mumpaye ubushobozi bwanyu mukakora member parliament wanyu nzagerageza ukuntu nshoboye mbavugire mbarwanire bagare buri kanya mu parliament floor mvuge je mu office gatandukanye mbavugire ndebe ngo iyi institute igeze muri Kisoro amadwariro ugiye kureba amadwariro gacu ukareba ukuntu amadagara bari kumaza bakwandikira mu gendo jongura mu pharmacy gendo jongura mu clinic abagore ababyeyi bagiye kubyara ibyo kwifashisha ibya maternity ntabyo no kumaza bakwandikira gendo kuzana ubuvera za pamba ziki murabizi nyine ibyo badutuma ni sente kandi zino ari government ari amadwariro ga government kandi gafite kutuyamba gafite kubaga ari free because twishyura umusoro no umusoro bagukuyeho ariko ugiye mu duka kwagura isabune yabaga 200 ubu ni 1000
isabune yabaga 2 ubu ni 5 6 umunyu gwabaga 200 ubu ni 1,000 so meaning turi kwishura umusoro ariko ku musoro ntabwo uri kugaruka mu bantu kandi kugira ngo dufashe twenka Kisoro kubera iki tutabona durashira umuntu ushoboye kutuvugira ngenda ashoboye mu ubushobozi bwanyu nzabavugira nzabarwanira amadwariro tuzagarwanaho kugira ngo gageze ku mutindo guriho natwe tube nk'abandi ugiye ku mashuri ugasanga amashuri gameze nabi abana tabafite naho kwicara abigisha ntabafite ibyo gukoresha nyabona koko mumpaye ubushobozi bwanyu nzabarwanira kugira ngo gano mashuri yagezeho ibintu byose birabonetse mu mashuri ndabavugiye mbarwanyeho Kisoro itera imbere abana bige tubone abayobozi b'ejo abandi ngiye kuvuga ku bintu byo tutabonye nka parish model ngiye kuvuga nka parish model bagiye barasosora abenshi ntababonye kuri iyo parish model izo sente ntabazibonye bagiye barasosora udashizemo sente kugira ngo uzazibone ntabakazibonye kandi uvuze ku byancuza kugira ngo uzabone umurimo hano ku district yenyu mana yanjye no kumanza washira wishuriye inguzi miliyoni 30-40-50 utazifite umubyeyi wawe udafite umurima ngazagurisha umurima umunyango byawe n'ibyo none twirwaneho nk'urubyiruko nk'ababyeyi bacu ba data bacu ba mama bacu twirwaneho koko turebe ngo Kisoro igiye ku mapu Kisoro igiye hejuru Kisoro tuyirwaneho cyane niba ukunda Kisoro nyabona rwanira Kisoro kuko turacyari inyuma ugiye kukompiraringa n'izindi districts turacyari inyuma cyane kandi ubukene bwenda kutwica kuri imisazi kugenda so nenda kubasaba nyabona abafumbira akazi abakindi kazi nejo turaba turi ku radio uva saa 1 kugera saa 2 nenda kubasaba n'ikishiye bugufi ngo nyabona mushireyo umuntu ushoboye kuturwanira ndi kumva hari abandi bari kurwanira mu family imwe bo barwane bakubitane maze twe tubanyire mukwa mwumve ubushobozi bwanyu mundwaneho nshoboye kubavugira nshoboye kubarwanira nka Kisoro mumpaye amajwi ganyu ejo bundi ni kwa 4 akamenyeso ni umwamvuri umutaka ni ngiye uzaba inamba ya 6 hepfo ni ngiye nyine uzaba ubikoreye bose Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi Aji Abudu omusomi weddwa nkola ku nsonga ezenjawulo emirimu nga gikutataganyeko eby'enfuna byo nga bidobonkanye n'oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa kubeda nedda eddwa z'abaawo eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa gwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.